ahantu mwari muzi ngo reka ngo kubera ngo ari umuvugizi ubwo ngubwo ndacyahari pe arahari ntago yava muri game gutya ntago navamo gutyo gusa uyu munsi dufite umushyitsi kandi w'imena muyanguraza kumfasha tumwakirane neza ubwuzu kuko n'umwe mu bantu nzi neza ko mukunda kandi mwanafanye n'iki kamvuge gutyo ariko uyu munsi yaje aturutse ahantu hakomeye cyane tugomba kumva n'ubutumwa buri ahangaha abasore muhora mwivugisha ngo akazi ibiki n'ibiki ngo kirakemuka kubera ko turi kumwe n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine muri Takeover ameze neza cyane turakwakiriye murakoze cyane muya karame ntago uyu mubyeyi wari umukumbuye se basi nari mukumbuye cyane umwe atampobeye uramubeshye yagobe gace ahubwo uvuga ngo katamubereye cyane wenda ofete iyo umuntu mukumbuye yampobeye bya bindi by'abanyarwanda byo gusuhuzanya apana bya bindi byo kubukumbuye umuntu hari ukuntu nyine umuhobera ngo ukabara bajya babara mu kizungu ngo 1 Mississippi 2 Mississippi utarageza kuri 3 ntago ubu nkumbuye ugomba gufataho nyine ugatinda ni sawa cyane so Emma turakwakiriye n'ukuri kose murakoze cyane turakwishimiye n'ubwa mbere ibyo byose ugeze ku isibo n'ubwa mbere ngeze ku isibo najyaga nyireba nyine numva mfite n'amatsiko yo kumenya ahantu mukorera ariko mukorera ahantu heza pe merci ni heza vraiment uretse ino mikoro wenda cyangwa mikoro zindi uhura nazo mu ma meeting atandukanye waherukaga mikoro ryari kubera kuba umuvugizi mikoro nsigaye uhura nayo kenshi uhura nayo ruva na amataya y'amavuta hano muri Takeover tugira umugisha sinkube nyuma y'umuvugizi hazundi so uyu munsi rero turaza kuganiriza urubyiruko ku kijyanye n'imirimo cyangwa akazi abenshi bahora bataka ngo ubukene mbere na mbere banze babwire ko ubabwire kuri ako kantu abantu bitakisha ngo ubukene ngo imirimo yarabuze tutararenga aho ngaho Okay, urakoze cyane. Nibyo koko urubyiruko rukunda kuvuga ko imirimo yabuze cyane cyane ko abantu bababwira ngo uragomba kuba ufite experience no gufite experience nibwo uri buhabwa umurimo. Wa muntu urangije kwiga akakubwira se kuri konsaba experience ntayo ndagira biragenda gute, ariko buriya hanze ahangaha hari imirimo idasaba experience, hari imirimo idasaba experience, ahubwo rimwe na rimwe ikibazo kikaba yuko urubyiruko hari gihe rutamenya ahantu ruza gushakira iyo mirimo. Ibyo ngibyo rero nibyo twatekerejeho mu mujyi wa Kigali, hanyuma tumaze kubitekerezaho turavuga ngo ni ngombwa ko tugira ikintu dukora kugira ngo urubyiruko rujye rumenya ngo akazi kari hehe. Mu kubikora gutyo rero hari ihuriro, reka ngite nk'ihuriro ngarukamwaka ryitwa Jobnet, riba inshuro ebyiri mu mwaka. Jobnet rero ni umunsi dufata tukajya muri Kigali, niho dukunda kuba turi, noneho tugahamagara abatanga imirimo, babantu batanga imirimo bakaza bagahura n'abashaka imirimo, noneho bakaganira. Hari igihe umuntu atahana akazi. Hari abantu batahana akazi. Ndakeka nanjye nishyizemo urubyiruko rwinshi iki kintu ushobora kuba atarakimenya. Yego, niyo mpamvu twifuzaga ko rwose ayo makuru mudufasha mukayatanga. Ubu turimo turabiteganya kubikora ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12, n'ejo bundi hasigaye igihe gitoya. Ubwo rero turashishikariza urubyiruko abantu babishaka bazazi. Nta nubwo ari ngombwa ko uba udafite akazi kugira ngo ubyitabire. Ushobora no kuza usanzwe ufite akazi ariko ukavuga uti nshobora kubona akarenzeho, cyangwa se nkore n'abandi, nkore n'iyo networking. Ubundi mu buzima twaje gusanga ko ukumenyana n'abantu benshi kurushaho burya niko n'amahirwe yawe mu buzima yaba yo kubona akazi cyangwa se n'ibindi byose agenda yiyongera. Umuntu yahita yibaza ati se icyo gikorwa ubundi gikorwa gute, guhuza abo bantu bahura gute, ese ni inama, ni ikirori? Nyine dusobanurire zimwe muri activities zibera aho hantu. Navuga ko ari nk'imurikagurisha cyangwa se exhibition ivanze n'ikintu cyenda kumera nk'inama se. Biravanze ariko ukuntu biba bimeze no kuvuga ngo dushaka abantu batanga imirimo, bafite imirimo, noneho twamara gushaka abantu bafite imirimo bakaza bagashyiraho utwo nakwita nk'udustand, ameza atandukanye, noneho bakazana n'abantu baza kuza gusobanura.
hanyuma tukaba tunafite ariko abantu bashobora noneho kuza kuganiriza n'abantu bitabiriye no kuvuga ngo mu baganiriza bakaba batanga nka experience y'uko bo babigenje cyangwa se n'ukuntu byakabaye bikorwa niba ari aba expert hanyuma kandi nanone umuntu ashobora kuva ku meza amwe yimuka ku yandi niba hano hari ikigo cy'imari ukaba wumva gukorera ikigo cy'imari ari ibintu bikwenteresa cyangwa se wumva utari wari nigeze ubitekerezaho hari igihe uhagera ukabona nk'abantu bafite stand hari ugahita uvuga wow se bari abantu babaho buriya se bakora iki ukahagera ukaganira nabo urugero ushobora no kuba hari ikintu wajyaga wibaza kuri abo bantu ariko udafite aho muhurira buriya biragoye ko ushobora kuvuga ngo reka ninjire wenda muri Bank de Kigali n'urugero hanyuma ninjiremo njye kubabaza ngo ese ngo aba agent banyu ngo ubundi ngo bakora gute bitangira gute hari igihe ubura aho uhera nubwo rwose hari ushobora gutinyuka akajyayo ariko iyo uri hariya kubera ko uba ubizi yuko ikintu cyabazanye n'icyo ngicyo baje kudusobanurira ushobora kubabaza ikintu icyo ari cyo cyose ushaka nabo bakanakwereka amahirwe ahari noneho mukaganira bakurikije profile yawe byanaba ngombwa ukaba ushobora gutaha utahanye akazi. Wow, that's good. None se nk'abantu baza reka turyite murikagurisha nk'uko bivuze ko bimeze nka exposition. Yego. Buri muntu aba agomba nko kuza yitwaje iki cyangwa n'iki bagenderaho. Yego. Ubundi kwizana nicyo cya mbere wowe nyine ugomba wowe kuba uhari ugomba kuba hari presence yawe ngo udahari igiti ntikimugwira ugomba kuba uhari hanyuma burya biba byiza iyo bakubwiye ngo ugiye guhura n'umuntu ushobora kuguha akazi ikintu cya mbere wakagombye gutekerezaho ni ibintu byerekana icyuzi ese niba warize ufite CV yawe iriho bya bintu byose wayiteguye neza ku buryo ibyo wanyuzemo byose bihari cyangwa se niba uri umuntu uri mu bintu bya art ngo basigaye bakora ibintu byitwa portfolio ugasanga ufitemo niba ufotora niba ugira gute ufitemo ibintu byo byose wagiye ukora hirya no hino ku buryo wa muntu nimwicara mukaganira uhita unabimwereka ibintu uzi ariko nanone ukaba wanatekereje ibyo bitekerezo uza kuza guha abantu batandukanye cyangwa se uza kuganiriza abantu batandukanye cyane cyane niba hari nk'uwo uri kumo gutagetinga hari igihe ushobora kuza muri Jobnet uvuga uti ngira amahirwe mpasange abantu runaka kubera ko numva nifuza kujya kubakorera ariko sinzi ikintu nakora ugasanga bagwaye nka internship niyo bataguha n'akazi bakabaguha internship ukajyayo murabizi ko hari igihe umuntu aguha kujya kwimenyereza ahantu ariko bikarangira basanze bakurekuye baba bahombye ariko nanone hashobora no kuboneka andi mahirwe atandukanye uretse akazi uretse internship hari n'igihe ubona ahandi ayandi mahugurwa bakakurangira bati ushobora kwitabira amahugurwa y'ibi ngibi cyangwa biriya kandi byagiye bigaragara ko abantu bitabira ayo mahugurwa atandukanye nabo at the end birangira babonye akazi nyine iyo miryango iba ihari cyane riba umunsi umwe cyangwa ni umunsi umwe urumva ko ni n'ibintu bitagoye gutangira mu gitondo saa 3 kugeza nimugoroba saa 11 ukabuganiriye n'abantu batandukanye kandi nta nubwo bisobanura ngo uririrwa y'umunsi wose ushaka ushobora kuhagera ukaza kongera ukitahira cyangwa ukaza kongera kugaruka cyangwa se undi nawe akaza kuza nko mu masaa 6 bitewe n'ibindi yabanje kunyuramo tuba duhari umunsi wose. Ni ibintu byiza pe ni ibintu byiza turi kwiganirira ku bijyanye n'akazi ariko ndi kwibaza hari range y'imyaka mugenderaho bashobora kuvuga ati wenda kuva kuri iki kigero kuri iki kigero cyangwa bino bintu ni iby'urubyiruko gusa undi muntu wenda usanzwe ntabwo ashobora kuvuga ati ibintu ndabikeneye nubwo ndi mukuru ariko ndabikeneye nanjye reka ngereyo. turashaka cyane urubyiruko ariko ntabwo dushyiraho kuvuga ngo abantu b'urubyiruko aribo baza gusa n'undi muntu ashobora kuza ariko abo twifuza cyane baba ari urubyiruko. Impamvu tunareba urubyiruko cyane nuko tuzi ko bo baba bagishakisha aribwo batangira gushakisha bagifite amahirwe menshi bataramenya aho abarizwa niyo mpamvu tubatekerezaho cyane. Ikindi kandi murabizi baba bagifite n'imyaka myinshi iri imbere yo gukora tugomba kubatekerezaho cyane rero kuko nibo Rwanda nibo mbaraga z'igihugu cyacu kubashakira imirimo ni ikintu gikomeye cyane ariko ntabwo bibuza ko n'undi muntu uwo ari we wese ashobora kuza ariko abo tureba cyane n'urubyiruko. None se kwitabira bisaba kwiyandikisha cyangwa hari barahamagara cyangwa umuntu arifata akavuga ati njyewe ndagiye? turategura murabizi ko mu Rwanda ibintu byacu nta bintu byinshi biba biri aho bijagaraye
kugira ngo rero tubashe gutegura neza bize no kuryohera abantu bose cyangwa se umuntu abonemo n'icyo yashakaga, biba byiza kurushaho iyo wiyandikishije. Bisobanura ko niyo waba utariyandikishije ukahanyura uwo munsi ushobora guhita uvuga uti reka nyaruke mpagere, ariko biba byiza iyo wiyandikishije mbere y'igihe. Akamaro kabyo ni uko icya mbere bidufasha twebwe abategura kuza gutegura neza, kuko tuhita tuvuga tuti ubwo hazaza abantu wenda nk'ibihumbi 4 cyangwa se n'ibihumbi 10 ni urugero. Icyo gihe bidufasha gutegura neza, ariko nanone ku giti cyawe wowe biragufasha kubera ko bantu biyandikishije ni ukuvuga ngo turabafite muri system. Ubwo dusa naho dufite email zanyu, turamutse tugukeneye cyangwa se hagize imyirondoro, hagize indi opportunity iboneka nyuma y'uko Jobnet yarangiye, icyo gihe n'ubundi tuba dushobora kureba muri babandi twamaze gufatira imyirondoro, akaba aribo dushobora kuba twaha umuntu runaka. Ibyo rero birafasha cyane kurusha kwa kunduza ukahagera gutyo wigendera, ugasanga ntago dusigaranye uwo uri we naho uri n'uburyo twakubona. Mbese nta kintu kiri kubahuza gihari uretse kuba wahageze we wabonye amakuru ushaka, nayo ni ingenzi cyane. Ariko biranashoboka ko ushobora no kugira abandi bantu muganira nabo ukabaha izo contact zawe, ariko ku rwego rw'umujyi wa Kigali bitubera byiza kurushaho iyo wiyandikishije. Kwiyandikisha rero ni ibintu byoroshye, nta nubwo bigoye. Turi munsi y'ikoranabuhanga, urubyiruko rwinshi rufite smartphone. Ujya muri telefone yawe ugashyiramo website y'umujyi wa Kigali, kigali.city.gov.rw, noneho ukamanuka you scroll down ukagera ahantu handitse Jobnet 2024. Aho rero hariho form ebyiri, habanza abashaka akazi noneho hakaba noneho n'abatanga imirimo. Kuko abatanga imirimo nabo uretse ko tugerageza kugenda tubasanga kurusha kubabwira gutya mu itangazamakuru, turabasanga tukabegera, ariko nabo hariho na form yabo yo kwiyandikisha. Urugero, ushobora kuba urimo gushaka abakorerabushake bazagufasha nko muri research runaka ugiye gukora nka 30. Ni research uzohereza abantu mu gihugu hose ngo bajye gushaka amakuru. Icyo gihe ugahita uvuga uti muri Jobnet niho mbonye mpita mbabona mu buryo bunyoroheye. Mukaza rero mukahirirwa mugashaka abo bantu muzaha icyo kiraka cy'iminsi 10, cy'iminsi 30 cy'igihe runaka. Nawe rero ushobora kwiyandikisha unyuze ku rubuga, kuri website y'umujyi wa Kigali, ku rubuga rw'abatanga akazi. Cyangwa se nanone hari n'igihe uba ufite ibindi bintu bihoraho by'abantu, abantu ushobora guha akazi mu buryo buhoraho, ukeneye umwe se ukeneye benshi, kuko hari n'igihe uba ushaka umuntu umwe, ariko ukavuga uti uyu muntu umwe ufite talent ashaka kujya ahantu hari abantu benshi bashaka akazi, nkabaganiriza, nkagenda mbaganiriza, nkaza kurebamo wa wundi koko ndimo gushaka. Nicyo ngicyo Jobnet rero ibimaze muri rusange. So kwiyandikisha no guca kuri website y'umujyi wa Kigali. Hanyuma se yefite akabazo k'amatsiko, Jobnet imaze igihe kingana gute itangiye? Hanyuma icyo gihe imaze kugira iyihe impact ku rubyiruko, ku Rwanda cyangwa se mu rubyiruko dufite hano mu mujyi wa Kigali? Yego, icyo kibazo ni ikibazo cyiza, kiransaba kukireba ya mibare yanjye ahantu iri hano. Ubundi Jobnet imaze igihe kinini kubera yuko ifite imyaka imaze kurenga 10. Buri mwaka turayikora, tugakora inshuro 2 mu mwaka, ku buryo tumaze gukora izigera muri 13. Jobnet 13 rero tumaze gukora, abantu barenga 4,000 bazitabiriye, barimo bashaka akazi, batahanye akazi 4,000 babaye successful. Yego, babonye akazi. Bivuga ngo nibura ubwo ngubwo tugenekereje niba zari 13, dushobora kuvuga ngo muri Jobnet imwe nibura abantu bagira nko kuri 50 bashobora kubona akazi. Hanyuma tukagira abantu barenga 5,000 babonye akazi kadahoraho. Abo ni babandi babonye akazi ukagenda rwose ugahita uba umukozi w'ikigo runaka kandi ukahaguma. 5,000 babonye akazi kadahoraho, bya bindi nahoze mvuga ngo hari igihe umuntu aba ashaka nk'abantu bashobora gukora ibiraka runaka. Ariko tukagira n'abandi barenga 10,000 bagiye bakora amahugurwa atandukanye y'ibintu bijyanye n'akazi, kuko mu bintu dushyira imbere cyane harimo no kuba hari abantu bashobora kugufasha ni gute wandika CV yawe kugira ngo iseringe, kugira ngo umuntu ayibone koko aguhamagare no mwijonjora. Burya nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi banakubwira bati ahangaha hari amahugurwa y'ibi n'ibi, niba ushaka wenda kwiga kudoda hari amahugurwa y'igihe gitoya ashobora kuba yabigufashamo, gufotora ibintu nk'ibyo. Hari internship ku ruhande rumwe, ariko hakaba na training.
ibyo ngibyo byose rero ni opportunity nziza ku buryo uhamenyera ayo mahirwe yose ahantu ari. Okay. Hanyuma nonaha uyu munsi wa none hari umuntu udukurikiranye yibereye Nyamasheke, yibereye Ngororero, yibereye i Nyanza n'ahandi mu ntara zitandukanye, uri kwibaza ati ibintu ni iby'Abanyakigali gusa, ubu koko ntava inaha Rusizi nkajya i Kigali nkakorana, hari Abanyakigali, abantu bo mu ntara urababwira iki? Mu by'ukuri waba ukoranye Abanyakigali waba ubakoranye, ariko kubera ko ni gahunda itegurwa n'umujyi wa Kigali, tuba turimo dushakira urubyiruko ruri mu mujyi wa Kigali rudafite akazi kugira ngo tugerageze kurufasha kubona akazi. Ariko uramutse waje uvuye mu ntara ntabwo twagutangira, birumvikana ntabwo twagutangira. Hari n'igihe ushobora kubakorana ugasanga ni wowe ubonye ka kazi, birashoboka. Ariko nabo ku rundi ruhande, ubundi icyo Jobnet ishatse kuvuga, nabwira wenda urubyiruko ruri hirya no hino mu ntara, icyo ishatse kuvuga ni uko amahirwe urayashaka, ntabwo wicara ngo wisinzirire, ntabwo uvuga ngo ngewe ngo byaranze, ntabwo ujya mu buriri ngo wiyorose, ahubwo ugerageza kujya gushakisha amahirwe ahari. Kandi na bya bindi navugaga ngo ibigo bitandukanye, za koperative n'abandi tuba twabazanye kugira ngo baganirize abantu, biba bisobanura ngo burya nawe ushobora no kubasanga. Bimwe navugaga kare, kuba wakomanga ahantu ku kigo cy'imari runaka cyangwa se ku kigo gikora ibintu runaka, ukajya kubabaza niba nta n'akazi bari gutanga muri iyo minsi, cyangwa se bashaka umukozi bigenda gute. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu ushobora gukora, ntabwo wicara gusa ngo uvuge ngo akazi karabuze. Nibyo kabisa, ntabwo wicara ngo uvuge ngo akazi karabuze. So abajene tugira umuco mwiza wo gukura amaboko mu mufuka, tujye gushakisha akazi, dushake imirimo. Dore uyu munsi za graduation ni nyinshi, ariko n'ubushomeri nabwo buri kuba bwinshi ukuntu. So ni byiza cyane. Sinzi niba Muyango hari ikindi kintu wenda yakongeraho. Jewe ndanyuzwe, ahubwo ni ugushimira n'umujyi wa Kigali kuba wadutekerereje no kuri kw'Imana. Igitekerezo cyiza cyane. Ubu hari abantu bari kuvuga ngo sinjye uzari utahageze, ko ntagiye nkanjye sinari mbizi. Ubu hari n'undi utari ubizi, ariko ndakeka ko ubu ngubu bagiye kwinforma, ahubwo mutegura amatente menshi. Nibyo nanjye kuvuga ni nta mpungengezi, ariko abantu baba benshi bikarenga urugero, cyangwa nibyo mwifuza. Uko baba benshi nibyo twifuza ko abantu babimenya ari benshi, bakaza ari benshi. Ariko birumvikana turamutse tugiriwe umugisha wo kugira benshi cyane, hari igihe dushobora kuvuga tuti oya murekeraho. Nkagaruka kubasaba ikindi kiganiro kivuga ngo reka tubabwire ko abantu biyandikisha babaye benshi, noneho na wa muntu uzaza atanditse ntabwo tuzamwemera. Bikaza gusaba bosa. Bishobora gushoboka, ariko ni nacyo twifuza ko abantu babyitabira bakabyumva bakiyandikisha ari benshi, tukabategurira neza kurusha ko twazabona abantu benshi batiyandikishije, ariko n'abazaza batiyandikishije twiteguye kuzabakira. Ubutumwa bugere kuri bose. Ku itariki 12 z'ukwa 12 ni n'itariki yoroshye gufata, le 12 décembre. Biroroshye cyane kandi muri ka Kigali. Saba jene bumvishe 12 décembre. Niyo bumva cyane kurusha ko bababwira ngo ukuboza. Kuva saa 3 kugeza saa 11 z'umugoroba. So Emma, wenda reka tuve kuri icyo ngicyo, ibyo byose byo yari message nziza turiho tugenda tukurekuramo, katukwiganirize n'ubundi ahandi hasanzwe. Ubundi mu buzima rumeze uti? Mu buzima narinda aho, ariko abantu bakuze turavuga ngo ntimunyenderaho mu mbona. Nicyo cyagushobora wenda uwore nyifatiye uzumuzifatira abantu. None se nk'umuvugizi w'umujyi wa Kigali, turi mu mpera z'umwaka, kabonane tuzongera tugafete fireworks, tubyine n'iki ntacyo watubwiraho? Turimo turagerageza kubitegura. Murabizi ko i Kigali ntabwo twakwiburira. Turimo turanagerageza kureba ngo ese hari ukuntu twabigira byiza kurushaho tugereranyije n'ibyo twakoze ubushize, cyane ko tuba turimo tureba hirya no hino mu yandi mahanga uko bikorwa. Kandi murabizi ko igihugu cyacu twiyemeje kuba igihugu gikurura ba mukerarugendo. Ubu twifuza ko abantu bafite amafaranga yabo mu mpera z'umwaka bajya bavuga bati umwaka
urangiye ntari muri Kigali naba mpombye rwose. Ubwo rero turimo turagerageza gushyiramo udushya twinshi. Nukuri mushyema hano ukuntu mwageraga gutya mukatuzanira abahanzi bakomeye mpuzamahanga n'uyu mwaka rwose muzaturebere muri Hume. Ni ugukomeza kubitekerezaho dufatanyije n'abantu bari muri industry, ngira ngo bari muri industry bo baba banaturenze, ariko tugerageza gufatanya nabo kugira ngo turebe yuko nyine Kigali yacu yakomeza kuba vibrant. Hanyuma n'ikibazo cy'amasaha muzadutekererezeho nanone ukuntu yakwiyongeraho gakeya. Harya amezi ati yo gutaha DJ muri weekend musoza sangapi? Saa 8 ka weekend. Muri weekend saa 7 mu Mibyizi, saa 8 muri weekend. Murashaka kugeza bukeye? Bas. None se muzajya mubasha kunywa resi bas? Situnatwe ngo dutware. Ku buryo umuntu atageza mu gitondo ari gukamba. Ariko wa mugani no kuri promise. Wazaza hano tukabwira abantu ngo mudusezeranye ko. Tuzitwara neza. Icyo kunywa gihe brand ambassador tuwereye. Muzitwara neza. Mukanywa resi. Ubundi mukishimisha ku bindi bitandukanye. Noneho kandi ntimutware mwasinze. Yaba bagiye gukina bagarara bakina ariko bakanywa resi. Ariko nukuri nge bazangire brand ambassador tunywe neza. Nanjye pe. MC nawe. Kuri tuzajya iyo message muri murayitanga neza. Ahubwo se nta kuntu mwabyigira. Birashoboka twakipanga n'ubundi dore tujya tukipanga hano ku bintu by'amafuti. Twipanga akazi moya. Kwipanga akazi musanga wanyweye bitabirengeje urugero rwose. Nkubwira nkucyaha kandi nta nubwo bikwiye rwose, ntago ari byiza. Kunywere si nimwe muri gutuma amasaha kugira ibaza ariko kugushyiriraho gahunda yo gutaha kubera umuntu nka MC wanze kugabanya agacupa. Birababaje asiko watangira urugero basi nko kuri mu cyamazi. Oya bariya kuko babazi wowe urishehe ntago unywa inzoga, ariko ndi gutanga urugero kugira ngo nimvuga Regis bataza bakamugurukana kuko Regis niwe muntu hano dufite King of Fugees arakanda icupa rwose. Nabo bamujyana batamupimye kereka niba yarangije kurikanda. Oya amasaha y'akazi aba ari muzima, ariko ku mugoroba nta kintu nkwijeje. Bityo rero reka nitangira urugero kuri MC umusiramu utazi nuko bigenda. Ni ukuri mutubabarire munywe resi hanyuma nta kindi batwimarega ino leta nta kintu ukuri kwimana. Kigali yacu ni uburyohe, u Rwanda rwacu ni uburyohe. Turagushimiye kandi urakagaruka. Ni ukuri ujya udusura kenshi. Nzajya nzi. Ujya udusura kenshi, umujyi wacu ni mwiza. Dukeneye kumenya n'ibindi byimbitse, n'ibindi bikorwa n'ibyo byiza nk'urubyiruko. Dukeneye n'urubyiruko cyane umujyi n'urubyiruko ni ibintu bihura. Kandi turarufite. Nabonye na campaign y'isuku yo gutora udupapuro ibintu by'imyanda abantu muri guta amacupa. Mbere na mbere kutarita. Ariko wanasanga hari umuntu waritaye utanamuzi nturinyureho. Ukaritoragura ukarijyana habugenewe. Haba ari hafi cyangwa kure. Nakure. None se ushobora kurenga metero 3 utarabona dustbin mu mujyi wa Kigali. Biragoye mu mujyi wa Kigali. Biragoye, ariko icyo nashaka kuvuga nuko ushobora kuyitoragura hano. Wareba hirya no hino ukayibura. Utayibonye rero ntabwo bisobanura ngo uhita urisubizaho. Kagereyo. Ubutumwa bugezeyo. Kagereyo. Miguel umwe mu bantu nzi bajya babikora. Muyango nawe. Abantu musara mu rukijugunya kuko uzi n'ukuri reka no gukira shikarete. Nago nane mfasi. Gukira shikarete baguca 10,000. Urukumva fine. Ubu rero n'ibihano none byageze ibihano biriho kubera yuko mwanze kwemera kujugunya. Ubu rero n'ibihano none se hari abantu bihagarika ku muhanda. Ibyo ngibyo byo ubundi turashaka yuko turashaka kuzasaba inama njyanama ikabisubiraho. Ariko urumva wumva upfuye kuko nabyo kwihagarika ku muhanda nabyo ni 10,000. Ako se upfuye hari igihe ugera kuri dogere nyuma uruha aho kujya mu bitaro si wabikora. Ariko nuko utabitekerejeho neza. Urumva iyo utangiye kubishaka nyine uratangira ukabyumva ukavuga uti reka nkomeze ngende ugakomeza, ariko
nyine utangiye kumva zije nyine ugahita nyine degré ya utekereza ko nyuma. ugomba guhita ushaka aho ujya wagerayo nyine kuri degré ya nyuma ariko ugezeyo ugeze ku bwiherero ikibazo rero ni uko uhita ubireka nyine ugakomeza ibyo urimo ugakomeza ukihangana hanyuma nyine ukagera kuri ya degré noneho bikurenze usabaga ko aribo nzi bajya bapfa kwihangana ubundi nicyo kibazo bazamuyango kubera iki noneho abagore bo batabikora gutyo none se bo ntabwo bagera kuri degré ya nyuma ariko nyine hari igihe oya ariko nta cyangwa nuko muzi ko mwebwe byoroshye system iroroshye bavuga ngo nyine ngo natwe abagabo uhita uvuga ngo nonese ko najya aho mbonye siko njya mbona n'abakobwa bihagarika nabo ku muhanda oya abo ngabo bataye umuco ntabwo bibaho se wakwihagarika gute uri umukobwa oya ku muhanda oya MC oya kari akagezemo biba biryoshye kurushaho ni ukuri ujya udusura utubwire tugomba kwanza nk'ubu ngubu wahita uherera utubwira nko muri izi mpera z'umwaka twitware gute urakoze cyane ni ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga ngo nibyo turashaka Kigali ishyushye ariko kandi mu kugira Kigali ishyushye turashaka nyine abantu bari responsible ba bantu nyine bitwara neza ugasanga utangiye gutekereza ngo amafaranga ngo nzanywera ku munsi kuri bonane ngo nzayiba ibyo bintu by'ibyaha tukabyirinda ahubwo ugatangira gukora cyane kugira ngo uzabe ufite amafaranga uzakoresha icyo gihe ariko abajene mukanibuka yuko amafaranga wakoreye yose ntabwo ari ngombwa ko yose uyatsinda hariya nubwo dufite aba DJ babiri basesagura bonani zaba ariko ubuzima buzaba bugikomeje ikindi kandi tukanibuka ko tuzaba dufite abashyitsi benshi mu mujyi wa Kigali nk'uko nabivugaga kwakira abashyitsi n'umuco wacu tuba dushaka nyine twakira abashyitsi neza baze babone ko Kigali nyine ntasubiyeyo nta kindi naba nkoze ariko mu rugendo rwo kugerayo rwo kugera kuri ya bonane dukomeze dukore cyane gukora ni ingenzi mu buzima dukomeze tugire isuku kugira isuku ni ingenzi ariko dukomeze dutere ibiti bizakomeza gutuma Kigali yacu itoha iba Kigali itekanye ibyo ngibyo byose tugomba gukomeza kubigendanamo sinzi niba mwarabyumvise tumaze iminsi tubwira abantu bose ngo buri wese agire igiti cye igiti cyanjye mwarabikoze njyewe ntabwo ndagitera ariko ndahita ngitera ni nta sabivuze ndagitera pe ariko ufite igikari gitoya ndagitera ku muhanda yemeye ko atera igiti ataramunari mu gitere kwa Mando ndagitera kwa mama wanjye ndajya kwa mama nyimuterera igiti ariko harimo icyavoka ariko mama yamimaze iminsi narya avoka ndareba ko bimeze neza nukuri hanyuma mu mpera z'umwaka twirinde na sida abajene twirinde sida iracyahari nta kwirara hari abantu muri Disemba bakora ibintu batarakora kuva yego babumva ko ari amezi yo kuba hari kabyite sara hari ikindi kintu gikomeye muvuze sida mpita nibuka ibindi bintu abajene nyine bagwamo cyane nyine ifoto bayitware ariko basi bayitware imeze neza si byo se ifoto y'abantu bambaye nyine ukuntu cyangwa se ibintu mwakoreye ahandi hantu mukaza mukabituzanira kuri public oya izi video ziri guca ibintu hanze anga ugasanga nyuma yaho ngo uri kuza ngo gusaba imbabazi uri gusaba imbabazi ariko ibintu byarangiye kandi abantu uri gusaba imbabazi wenda 50% bazaguha imbabazi ariko abandi bo bazaba bari kugukiniraho kandi ikintu gikomeye cyane nkunda kubwira abajene nuko ibintu ukora uyu munsi bigukurikirana mu myaka myinshi iri imbere ukajya kubona noneho mwebwe mwavutse mu bihe byiza ariko sinzi niba muri iyo sansi ari byiza twebwe mu gihe cyacu kwifotoza nta byabagaho nta telefone twagiraga n'ibyo twakoraga byasigaraga aho ngaho ariko mwebwe mu myaka 20 iri imbere umuntu azajya ajya kuri telefone azana archive akarura byana ati mamido uyu nguyu hano koko yari wowe ati dadi koko yego ntabwo bizaba byoroshye kwitwararika biradusaba kwitwararika pe ifoto uri menge oya ifoto zo ugomba kuba usesi twamushimira hanyuma uretse muri karitsiye bakwita mama nde uretse wenda amazina y'akazi muri karitsiye banyita
mama Jamila Yego. ariko ku mihanda banyita shangazi. Shangazi. Ako si uko ko njye nagize ubwoba njye urumva MC nakubonye urashotora kandi yakubwiye ngo ntumwendera aho umuboneye s'il te plaît. urumva iyo ugize umugisha ukagirirwa ubuntu bwo guhura n'umuntu uramuprofita ukamubaza none se shanga ariko ubwo niba uhamamagaye shangazi ubwo mbaza ibijyanye na shangazi. mbarimo rwose ubu hanze aha divorce ziri kuvuza ubuhuha kandi zimwe na zimwe ziraterwa na ya tumweresi izindi abakunzi bari gusohoka bagadusiga turyana ba patro bari mu buriri rwose abasheri bari outside turi wawe tubari bawe nta kintu sisi ubabwiye rwose kuko ejo bundi hari umupapa wazanye abana muri parikingi abwira madamu ati numara kubyina unsange muri parikingi ati twagutegereje ibitotsi twabibuze twaje kukureba rwose. Impanuro rero zisigaye zinabura nyine hari ibintu impanuro zisigaye zibura hari igihe umuntu akubwira ibintu akavuga ati noneho ibyo bintu nibyo mu kihe kinyejana umumama muri kubyina umupapa ari muri parikingi hari n'undi ariko iyo ndirimbo ushobora kuba uyizi indirimbo yitwa ngo hoteli Kiyovu kera ni true story hari abantu nzi barajyanye barasohokana none umupapa araruha undi arambwira ati reka niba urushye we taha ndagusanga mu rugo. Ubu iyo hari kera yaciyemo nk'imyaka nk'itandatu ntabwo bakibana bose batandukana hoteli Kiyovu none iyo ndirimbo nibwo yari igisohoka yambwiye wowe wananiwe okay fine taha ngenda bikurikirana ndaza kukubwira ukuntu message ku bamama n'ababyeyi bari gusohoka cyane bakadusiga gusohoka si bibi ni byiza ariko nyine icyo nashatse kuvuga nanjye ndabariza abamama ngaho biragoye hari igihe umuntu abura icyo avuga ariko twavuga ngo umuntu nyine iyo yashinze urugo burya aba yashinze urugo. Hari igihe umuntu ashinga urugo agakeka yuko akiri umwe ariko ntabwo uba ukiri umwe. Hari ibintu wigomwa kubera ko ufite mugenzi wawe ukagira n'ibyo wigomwa kubera ko wamaze kugira abana. Ibyo ngibyo wigomwa ntabwo bituma ubuzima buba bubi, ntabwo bituma ubuzima buba bubi burakomeza kubera ko njye ikintu nkunda kubwira abantu nuko at the end iyo umuntu wawe utangiye kumubwira ngo nidushaka dutandukane ukajya muri divorce ntabwo biba bivuga yuko ugiye noneho kuba mu buzima butagira ibibazo, ntabwo biba bivuga ko ugiye muri paradizo. Abantu bashakanye bafite ibibazo byabo, abari divorce nabo bafite ibyabo, ndetse n'uwongeye agashaka umugabo cyangwa umugore still nta muntu uri perfect uzabona. Hazabaho kumenya korohera umuntu no kumwihanganira ukamwubaha ukiyubaha ukamwubahisha. Nice. Ibyo ngibyo birabaye bariza abadamu ko namwe se mutatworoheye reka mbariza abadamu nk'umupapa nicyo kimwe urara kuri kontwari yagiye gushaka abana bato yagiye muri anga byongeho neza cyane yagiye gushaka abana bato kuri he umudamu wanjye cyangwa umufasha wanjye amaze gusaza reka ajye gushaka abana bato. Uwo mupapa wamubwira iki like nimba hari uhari udukurikiye cyangwa iyi message iza kumugeraho? Uwo mupapa rero sungu ninduri bugisubize nyine kumva cyasubizwa n'umupapa ikibazo nyamukuru kiboneka ngiye njya nibaza no ku bapapa akenshi hari igihe usanga umupapa ukorera nk'ibyo ngibyo umaze kuvuga kandi nawe yarabyaye umukobwa, hanyuma ugasanga nta nubwo atekereza ngo uyu yabaye ari umukobwa wanjye, kuko buri gihe mu mutwe we yimagina ko ngo umukobwa we yitwara neza, ariko akiyibagiza ko uwo nguwo ari kubona ntabwo ari robot, ntabwo ari uko atavutse ku muntu, nawe afite abandi babyeyi kandi nabo bamuhangayikiye nk'uko nawe ahangayikira umukobwa we. Abapapa rero bakora ibyo njye mba mbona bameze nk'aho bageraho bakagira ngo ba bakobwa barimo gushaka gukoresha ibyo ngibyo ntabwo bagira aho bavuka. Ibuka ko nawe afite aho avuka, ibuka ko nawe afite ababyeyi batekereza ko umwana wabo yitwara neza, badatekereza ko umwana wabo yajya mu bagabo bakuze. Ariko igikomeye kurusha ibindi, wibuke ko ibyo bintu uri gukora uyu munsi uri kubikora uzi yuko nta muntu wenda uri bukubone. Abo ngabo cyakora bo mba mvuga ngo ndabatoreramo gake nta kibazo, wa wundi ubikora azi ko umugore we atazabimenya.
hari abandi baba bazi ko n'umugore abizi Akaba ari proud. ukaba waramugize gutyo waramubwiye ngo ndi umugabo nyine ngomba kubikora, umugore waragiye ukamwica ahagaze. So nkakubwira ni koko ibintu urimo ni ibiki, kuko ryaraha ubundi bakunda kuvuga ngo ni iraha ry'akanya gato. Wa mukobwa muri kumwe nonaha, ariko numara kugenda nyuma y'iminota ingahe isura bukibuka n'uburyo mwari muri kumwe n'ibyo mwakoranye byose. Ariko ku rundi ruhande uri kwica bw'ubuzima wa mwana w'umukobwa. Ariko nubwo uri kwica ubuzima bw'umwana w'umukobwa, menya ko nawe ejo cyangwa ejo bundi azasaza. Adenda abantu bose barasaza. Wa wundi nawe natwita nyine hari byinshi bihinduka. Kandi ugasanga amaze gutwita ntushaka no kumenya uko ari we. Uzarebe umukobwa iyo atangiye kubwira umugabo atari ko se buriya nta kuntu wa divorce tukibanira, umugabo ahita avuga ati uvuze ngo iki, agahita asanga ko afite umugore, nyine akibuka ko afite umugore. Ariko ibyo bintu ni ibintu bibi cyane, ni ibintu byo uri kwica umuryango wawe, uri kwica undi mwana, ariko uri kwica n'igihugu muri rusange. biri na irigo ntabwo byemewe. ariko urumva ba Claudine uvuga ngo nifite wa double Claudine muri studio ariko byari biryoshye no kuri kw'Imana. Urakoze, niyo mpamvu nifuje ko uzajya twisurira kenshi. Hari benshi ucyashye, hari benshi bagize icyo bumva, ntabwo ibyo ari byo byose mu bintu tuba tuvugiye ahangaha haba habuzemo ugira icyo atora kandi cyamufasha ndetse cyanamuhindura ubuzima. Ko ntacyo mbajije nka mama Jamila se. Mama Jamila ndashaka kubaza, Jamila arahari ubu ngubu? Araho. Afite nk'igihe kingana gute? Imyaka 20. Jamila afite imyaka 20. Jamila aje akakubwira ati mama, ibyo byose ntarashaka. Aje akakubwira ati mama, mfite umukunzi ufite imyaka 43 kandi ndamukunda n'umutima wanjye wose. Jamila, hide yourself, uri kumva? Ati mami, urabizi sinigeze nifata nabi mu buzima bwawe, wandeze neza, mbese ariko ndi mu rukundo n'uyu mubabu. Akakwereka umupapa mwiza, uratuma tekova, ufite imyaka, uratuma tekova atazongera kujya twakira abatumiwe. narivuze 40 n'ingasho. Njye nanjye ndumva icyo kibazo cyane. 7 rata nk'umubyeyi nka mama Jamila wakora iki? Ati kandi yanjanye iwabo baranyemeye, yari tani yanjye yo kumuzana kumwereka. N'imyaka 40 ngo bagifite iwabo. I know. Akwimusiga. Basigire 40 baskura hiye. Yakaba yari iwabo w'abandi bana. Okay, 45. Society ivugira. MC cyokoza da. 45. Bon, igisubizo cyoroshye. Ubundi ngewe hari ibintu nkunda kubwira abantu. Ikintu gisa naho kikurenze, nta nubwo umenya ukuntu wakitwara mutarakigeramo. Ubu bintu ngiye kukubwira nona ni ugupfa gupfundikanya. Ariko ubundi buriya bimbayeho. Ubu nona ntago nzi ngo nabigenza gute. Ariko hari undi muntu uri kutureba wenda iyo situation yirimo. Ubu none ushobora kuvuga ati ambabarira subize basi numvireho. Gusa ikintu kimwe cyiza muri iyo story nuko umuhungu ari we mukuru. Donc kuvuga ngo umugabo w'imyaka 47 n'umukobwa w'imyaka 20 bifite ukuntu biteye ubwoba, ariko iyo umugabo ari we mukuru kubera ko ubwo mpita ngewe cyane ntekereza mu buryo buri biologique, no kuvuga ngo umugabo akomeza kuba umugabo igihe kinini ugereranyije n'igihe umugore akomereza kuba umugore. Bisobanura ngo ubwo Jamila yazagira nka 45, sheriwe afite nka 60 na zingahe zizamuka ku bwa burembe. Ariko icyo gihe azaba ubwo byavamo washyizemo imyaka myinshi nawe. Kwanza biraryoshye. Ariko wumvishe kuba umumama, akumama ari kuvana mu nyabwenge n'akabishyiramo mu bumama sha nawe MC. Izo kese zirahari 100%. Mu yandi magambo icyo wicara ukabwira uwo mwana uramubwira uti cyakora niba umukunda byasaze, ndamukunda ko noneho ukaba uri kumva ko ikintu umuntu yakubwira icyo ari cyo cyose utari bucyemere, ubwo ugende cyakura babaye oya kubabara se gusa. Kubera ko ikibazo gihari ubu uzajya kugira imyaka nka ubundi njye mpita nkubwira iyo myaka ndakubwira bitekereze neza, uzagira 30 yawe
uri kumwe n'umusaza ufite nyine 55 None se wenda shanga. kurwara kanseri ya prostate none se mama cyangwa se mama wamaze Jamil, kuyifatwa. urukundo n'imyaka ahantu bihurira Birahura somehow, cyane cyane urukundo n'imyaka ntibihura, ariko gushinga urugo n'imyaka birahura. None kuvuga ngo kuba uwo mukobwa w'imyaka 20 yakundana na cya kigabo cy'imyaka 47 wahoze wita igisore, byapfa kwihanganirwa kurusha ko bakundana kugira ngo babane. Kuko iyo bigeze igihe cyo kubana biba bibaye ibindi bindi. Ugiye kubana na wa muntu akaramata nkuko twabivugaga mu Kinyarwanda. Ni nayo mpamvu ubundi kugira ngo byumve neza ubi project mu myaka ugahita uvuga ngo ngewe ningire imyaka 50, abagore mu myaka 50 ubu ngubu baba bakikanyakanya. Aba ari umuntu ushobora kuba yanaterekeka. Sibyo mu gakeya nyine bitewe n'umutereto. Noneho Senkani sibyo se Senkani kungu kabisa si baba bameze neza ubona iminkanya ritarazi cyane cyane ko kanta nyine tuyishyiramo nyine n'imvi nazo uri kubona noneho uzaba uri umumama w'imyaka 50 uri kumwe n'umupapa w'imyaka 77 kubade n'uturyo biri sexy no kuvuga ngo yabaye wa musaza none ugaragara ko ari umusaza buriya umusaza w'imyaka 60 aba ari sawa akanze kushyigikira abasaza cyane nkawe abasaza bawe nagira 77 oh my god nyine nawe utangira kwibaza se ndajya mvuga ngo ni umugabo wanjye ndavuga ko ari papa ndavuga se ko namuherekeje ndavuga se noneho tukagaruka ahandi none se ngo nimugera nyine hafa arakupfumbata gusa se ahubwo njye mfite akabazo ka nyuma tambuzi njye mfite akabazo ka nyuma ariko noneho ndakabaza nka shangazi ba bantu bakunze ibiganiro bya Emma Claudine tuzi shangazi ubu ngubu uracyababonera umwanya cyangwa kubera izindi nshingano wabaye uturetse ngo twirwane nzere kari akanyuma umwanya ndawubona mukeya ushoboka nsa n'ubabipamo gake ariko ndacyaboneka buriya ngira YouTube channel na TikTok ngira TikTok ngira Instagram ngira Facebook kuko marira rero abantu mwari muzi ngo reka ngo kubera ngo ari umuvugizi ubwo ngubwo ndacyahari pe arahari ntago yava muri game gutya ntago navamo gutyo gusa fashion y'umuntu ntago ari ikintu cyoroshye ibigomba gukurikirana paka cyane hanyuma tubwira imbuga turi bugusangeho izo zose dusacinga aya mazina ni Emma Claudine nkuko tubyumva kugira ngo babantu bagukunda bongere tujye kuri Facebook. Okay umubanje nze mujye kuri Kigali City @gov.rw sibyo noneho mujye kwiyandikisha kugira ngo tuzahurire muri Kigali cyane cyane abashomeri ariko nabashaka gutanga akazi nabo bazaze cyane cyane muri media industry namwe musigaye mukenera abantu benshi namwe muzaze kandi koko turashaka gutanga akazi yego kuko emsarukura kererezwa nawa umuntu asiba rwose chance ndakurega kwa boss inshuti yawe ubwo ndakurega ngiye uzashyireho agatable ka Isibo TV urumva tugize amahirwe mukazana na boss wanyu byaba ari sawa hanyuma imbuga zanjye rero zo ubwo Kigali City n'ubundi n'ahandi hose twitwa Kigali City haba kuri X IG FB everywhere nanjye rero nazaho ubundi nkoresha Emma Claudine ahantu hose n'ahantu hamwe menya ari kuri IG kuri IG narahageze ngiye kwifungura nsanga hari umuntu wayifunguye nongeraho none ntago dukina kandi twishitwa duhari nongeyeho rimwe mbona biremeye ariko nayo ni Emma Claudine rimwe so ahantu hose ni Emma Claudine uwo muhima wundi se ariko ntacyo twifollowingire Emma Claudine rimwe uwo natuyobye wakoze cyane ngo ku tariki 12 Ukuboza niyo rendezvous wambwiye ngo Ukuboza ntago mukuzi December twebwe uze kutubwirira abantu bo mu mujyi wa Kigali ngo ku Isibo tujye kuba ba brand ambassador ntago tuzabishyuza tugiye kujya tuza dukangurira abantu MC ubukangurambaga bwose muzajya muba mufite
make sure ko tugiye gutangira nk'abavolonteri Twe nimukunda turaba ibikorwa byacu muzadutema. muzaduhamagara mutubwire ngo fata bitanu mwe fanta meya wacu ndeta mbimubwira kandi meya utangiye gukora wikorera turagusuje meya w'umujyi wa bya Kigali bintu dutangiza amagambo ukazana ibishegu mu gishegu wongeraho gutoragura agace wongeraho isuku isuku oya bazajya bishyiramo ntabwo byabura bishyira muki muri sirengi kugira ngo babyumve neza twe dufite ukuntu tuganira n'abantu bacu n'abajene dufite sirengi nk'ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane amanota ari kuboneka wabonye tudafite amanota asa ari hejuru DJ aracaraza DJ aba agomba gucaraza ubwo no gucuranga ubu turi kukwinjiza muri sirenge zacu nabyumva Just family ya Babi Ndabiyo Oji ubwo rero ndumva ari byiza cyane DJ Charaza se